Muraho, hari abantu benshi bakunda kugira ibibazo byo kugabanuka gukabije k'umuriro wa bateri za telefone zabo. Ibi bishobora guterwa n'ibintu byinshi, harimo screen zererutse cyane, processor zifite imbaraga, software ziba ziri gukora muri background, internet iri ku muvuduko wo hejuru. Ibyo byose bishobora gutera kugabanuka gukabije kwa bateri ya telefone yawe. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu bitanu ushobora gukora kugira ngo ugabanye kugabanuka gukabije k'umuriro wa bateri ya telefone yawe. Ibuka gukora subscribe. Iyi ni Room Z. Icyambere, fungura power saving mode. Uburyo bwa power saving mode bushobora kwifashishwa mu kugira ngo ugabanye ikoreshwa rya bateri ya telefone yawe. Harimo za app ziba ziri gukora inyuma muri background ndetse n'ama notification abaza hato na hato. Telefone za Google ndetse na Samsung zishobora kwifashisha ubu buryo bwa twakwita nka emergency mu gusavinga bateri ya telefone yawe. Ushobora kubwifashisha igihe ubona uri muri situation iza gutuma ukenera umuriro igihe kirekire. Uburyo rero kuri telefone za Samsung ufungura settings, ugakanda ahanditse battery, then ugafungura power saving mode. Naho ku Google Pixel ufungura settings, ugakanda battery, hanyuma ugakurikizaho battery saver. Uburyo buzagufasha. Uburyo bwa kabiri, kugabanya screen brightness. Bitewe n'ubunini bw'amascreen y'amatelefone yacu, telefone zacu iyo zikoresha brightness iri hejuru zikonsoma umuriro mwinshi igihe ziri on. Icyo ukeneye rero, ukeneye kujya muri display settings ukagabanya urumuri ruri hejuru cyane, byaba na ngombwa ugakoresha dark mode, kuko dark mode irafasha mu rwego rwo gusavinga battery. Aha iyo bibaye byiza ushyira muri auto brightness kugira ngo igihe ikeneye urumuri rwinshi ari bwirukoresha, apana kugira ngo ikoreshe urumuri rwinshi igihe icyo ari cyo cyose. Ibi bizagufasha gusavinga umuriro wa battery yawe yakoreshaga kubera brightness iri hejuru. Nuvuga urumuri rwa telefone nyine ruri hejuru cyane. Aha nakurikomanda gukoresha dark mode, kuko ni uburyo bwiza bugufasha kugabanya urumuri ruri hejuru cyane, ndetse ni na byiza kubijyanye no gufata neza amaso yacu. Icya gatatu, lock screen yawe. Feature nka always on display ni feature nshyashya ku ma iPhone ariko imaze igihe kirekire mu ma Android. Iyi feature iba igaragaza isaha ndetse n'itariki igihe screen yawe iri off. Iyi rero nubwo igenda itwara umuriro muke ariko itwara umuriro. Aha rero biba bigusaba kugira ngo uyifunge igihe uza kubona ko ukeneye umuriro mwinshi mu rugendo wakoze cyangwa se mu byo ugiye kwirirwamo, kuko nayo iza gukonsoma umuriro buke. Icya kane, kugabanya umwanya telefone yawe imara yaka muri screen. Uko telefone yawe irushaho kumara umwanya munini yaka muri screen, ni nako itwara umuriro mwinshi. Nababwiye yuko telefone zacu zifite ama screen manini atuma zikoresha umuriro mwinshi. Aha rero biba byiza iyo ugiye muri settings ukagabanya umwanya telefone yawe imara iri kwaka muri screen. Ushobora gushyiramo amasegonda 15, 10 cyangwa se makeya ashoboka. Hari abo nzi bajya bazishyira ku meza zikamara umwanya munini ziri kwaka muri screen, ariko biriya biba bigenda bitwara umuriro mwinshi cyane. Icyo bigusaba ni ukujya muri settings ugakanda display, then ugakurikizaho screen timeout. Icya gatanu, gufunga background app update. Burya iyo uri gukoresha telefone yawe iyo iri kuri internet, hari ama application aba ari kwiupdatinga inyuma muri background ntubibone. Rimwe na rimwe hari igihe ukoresha telefone ukumva irimo kugenda igushyuhana mu ntoki. Icyo gihe akenshi ntago ari ibyo ngibyo burimo biri gutuma ishyuha, ahubwo hari ama app aba ari inyuma muri background ari kwiupdatinga. Icyo gihe abatwara umuriro mwinshi, ari nako atwara amadata ku bantu bakunda kugura amadata bamara guconnecta telefone zabo kuri internet cyangwa se gufungura amadata, ukabona mu kanya gato zirashize. Ahangaha rero icyo bigusaba ni ugufunga zire update zibera muri background. Kuri telefone nka Pixel afite uburyo bwitwa adaptive. Ubu buryo bugufasha kuta-updatinga icyarimwe ziriya app zose uko zakabaye inyuma muri background, ahubwo igenda ibikoresha gake gake. Ku bantu bakoresha Pixel mukoresha uburyo bwa adaptive battery. Ni ukwinjira muri settings ukajya muri battery saver, then ugafungura adaptive
battery. Uburyo burakora cyane. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi. Wakoze kubana natwe, gukomeza kugira ibihe byiza naho ubutaha.